The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Iyo ndi moturaririmba kabisa, nizere ko mumeze neza bakurikiye The Zoom TV 24. ngira ngo tujya tugira akaririmbo ku munsi. Uyu munsi tugiye kugerageza akaririmbo kitwa turirimba kahe yitwa Ashimwe. Ashimwe, ngira ngo uko mutubona tubundi usanzwe turabanyamakuru ba Flash TV. Ibyo wibizanamo ngira ngo tugiye kuririmba akaririmbo bita Ashimwe ka umuhanzi hajya yitwa Dominic Nick. Ntabwo turi abantu beza mu kuririmba, ariko but we can try our best, no? Reka tugerageze. Uzi ikiriho cyiza nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko biri kose ushima Imana. Rivuga ngo mushimishe, Zaburi rivuga ngo mushimishe Imana amajwi yanyu, ibirangurura, za Neberu, inanga, ishako n'ibindi byose. Nukuvuga ngo ijwi ryawe uko rifite kose rishobora gushima Imana. Muri Bibiliya bundi haranditse ngo mwabindimo mwe nimumfashe dushime Uwiteka. Ibiri muri Didas nibishima Uwiteka. Rero muri Zaburi y'inyisha 25 ivuga ngo niya ndivuga ngo mushime Uwiteka kwagira neza. Mushime imbabazi ze. Mushime Uwiteka kwagira neza ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Reka turimba ko karimbo Ashimwe rero ngira ngo ratera ngiye ntabwo ibintu byo gutera mbizi, ubwo niwo ratera twumve. Okay, urikiriza kuri ref. Umuntu wese uzereka iyi video uzamubwire ngo azadufashe kuririmba indirimbo, kubera ko nawe azagerageze kubera ko iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Bambabarire banze ndondogoreho gatoya. Impamvu nyikunda cyane, hari ibintu buriya Dominic sinzi ukuntu ari yabanje gutekereza. Ibintu byinshi tubibamo, ari ukabaho ukabyuka ukaryama kumva n'ibyo kumva birahagije, ariko kumva ni ibintu bisanzwe tout simplement, ni ibintu biraho, ariko ari ibintu bikomeye cyane. Hari izindi mbaraga zirenze Imana ibakoresheje kugira ngo ikurinde. So twagiye muzima ari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko tarebe kwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Ashimwe amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Ubase twatereye hejuru ibyo kora nicyo gituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka Ashimwe, Ashimwe. Arandi hano ubundi akavanga ari ukuntu twayitera. Turabyibutse ibyo yakoze, Ashimwe. Turabyibutse ibyo yakoze, nashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Ibyo akora azagira, ibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Haleluya. Uwiteka Ashimwe. Burya behind cameras abantu bashima Imana. Nuko bimeze. Uwiteka Imana ashimwa aho ari hose. Hari umuntu witwa Dawidi aramfasha. Dawidi yari umwami, ariko yaririmbaga. So wowe waba uri Trump, waba uri ndirimbira Imana. Trump se mu Kinyarwanda arakarimba kavuga ngo nkiri mu bya sinigeze kumenya ko aho ni hejuru, nkiri mu bya sinigeze kumenya ko hari ndeberera,
nakoze byinshi nanira byinshi n'ibindi byinshi unyihorera Yesu mwami mwiza yankunze kera sinzokwitesha namba ya mbere y'Imana nkuru andutira byose byiza Yesu mwami mwiza wankunze kera sinzokwitesha namba ya mbere y'Imana nkuru undutira byose byiza amen 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 suko nari mwiza habe namba mubo yazize nari ndimo hirya y'igice ari neza bizabisani Yesu 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 mwami mwiza wankunze kera sinzokwitesha namba wa mbere y'Imana nkuru undutira byose byiza Yesu Yesu mwami mwiza wankunze kera sinzokwitesha namba wa mbere y'Imana nkuru undutira byose byiza amen 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 Wasarinde wavisa mwaka wose yapfuyemo umwami ntabwo apfa aratanga okay bwana niko umwaka wose yatanzemo Yesaya yabonye Imana amen yicaye ku ntebe yirengeye umwenda uri kumura mu mwuka umwaka wose yabonye Imana ariko nkubwiye ntiyabonye Imana Yesaya yabonye umwami yabonye Imana reka uzabisome muri Bibiliya yicaye ku ntebe yirengeye umwenda we uzura inzu ye akerubi n'abaserafi bari imbere ye bapfukamye hamwe natwe bavuga bati uwera batuwera 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 uri Imana iyo twayirangizaga icyo gihe muri segonderi twahitaga dukurikiza akarimbo kavuga ngo nzamamaza ubwami bw'umwami uhoraho niwe yes twizere ko mukomeje gukurikira neza umutima niwe wapfuye akazuka niwe wanesheje ibyaha n'urupfu niwe wanijije indwara zose yicaye iburyo bwa data azategeka iteka ryose yicaye iburyo bwa data azategeka iteka ryose urubatse ko tutari tuzi kuririmba ahubwo njye narashaje byaragiye narabatuwe naracunguwe naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ndi kumwe nawe kuko yambwiye ko afatishije ukuboko kwe kw'iburyo arampfumbase mu gituza cye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko genda Imana yawe yerelele nzajya nkufasha iyo ni Imana yabivugaga iryo ni ijambo nabwiwe n'Imana ko abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware bose
he ne uvuze indirimbo zo muri secondaire nibuka ako twaririmbaga keza cyane abantu benshi bize muri interne barakazi karavuga ngo naragenda geze misi yose sanga nta shuti nziza nka Yesu. Umva bahita ngene bayidirije bakora bamanza gashaka to urimba turirimbe ntago byajya baravuga ngo bamanza karirimba ngo naragenda naragenda genze misi yose sanga nta shuti nziza nka Yesu. Yesu ni inshuti nziza cyane iruta inshuti zo muri isi mu bibaza kubera igisubizo mu ngorane akakubera umukiza no mu rupfu akagenda nawe Yesu we uri inshuti nziza. Hari igitero nakundaga kivuga ngo inshuti zo mu isi ntakigenda igukundi uri mu munezero mu byago ikakuvaho iyo ntabwo ari inshuti nziza. Iyo upfuye iraguherekeza igasuka igitaka ku mva yawe ikagusigura wenyine ikakubwira ngo rest in peace. Ariko Yesu we murajyana. Yesu we iyo ugize ibyago aragusura akaguhumuriza akakubwira ati witinya ndi kumwe nawe ntacyo uzaba tumwisunge ni we nshuti nziza itabura kuboneka mu byago mu makuba iragutabara. Yesu we uri inshuti nziza kabisa. Tubashimire mwebwe mwamudukurikiye kuri YouTube channel yacu kabisa. Utarakanda subscribe kanda wanditse subscribe kugira ngo uzajye ubona nandi makuru menshi atandukanye ni mukanya. Yes, ese uyu mukobwa yaririmbye ate ariko twagerageza rya Yesu barire umva basi subscribe for more video tuzatugenda dutungura abantu nkuko turirimbane kugira ngo namwe mukomeze mwishime. Anyway abantu bose bajye bamenya ko kuririmbira Imana ni inshingano. Ikindi kuririmba bujya biruhura umutima. Arakarimba ka Katolika barimbaga ngo twamagariwe gukorera Imana. Abandi bakarimba umwana mwiza yishimira gukorera se. So abantu bicaye mu bwami bicaye gutyo gusa ngo barakijijwe badakorera Imana. Yes, Dawidi yaravuze ngo narishimye cyane naranezerewe ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana. Hallelujah. Subscribe for more video kabisa. Tubashimire mwese mwamudukurikiye kuri YouTube channel yacu The Zoom TV 24 kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye n'izindi video utasanga. Nishimire cyane Clarisse Kanasira mukobwa mwiza cyane wabanyemere kutabisharinga ndabisharinga kugira ngo nabandi bamenye indirimbo z'Imana. Baradusanzwe bazizi ariko ese twaririmbye gute twagerageje nibura nawe hari ikintu tukwibukije umuntu wo muri secondaire. Bye bye, subscribe for more video. Bye, ciao. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.